Yesu atanga icyubahiro mwakagira inama. Yesu arubahisha, ni ukuri umugabo mukunda atanga icyubahiro amashuri atatanga. Yesu baratujyanye batujyana muri stade mu giterane, igiterane kirabera. Ndeba ahantu banyicaje, ndeba abasaza bavuye Tanzania, ndeba abasaza bavuye Kongo, ndeba abasaza bavuye Burundi, nareba uko bangana, nareba n'ibyo biro byanjye, avugana ariko Yesu we. Yesu ntakorera mu biro, Yesu ntakorera mu makote, akorera muri twe. Waba mugufi ari muri wowe, waba muremure ari muri wowe, waba ubyibushye ari muri wowe, waba unanutse ari muri wowe, waba ukodesha ari muri wowe, waba ugenda n'amaguru ari muri wowe, azaguha icyubahiro ndabihamya. Batujyanye muri stade, baneje bavuga ngo umunsi wa mbere w'igiterane umwigisha urafungura igiterane afite iminota 20 n'umunyarwanda yitwa Singira nkaho Boniface. Itambwira Yesu nti Yesu ntonkoze isoni. Iyo uri kumwe nawe ntago ukoze isoni, upfa kwemera ko ari muri wowe. Niyo mpamvu Pawulo yabwiye Abagalatiya ngo nabambanywe nawe ariko ndiho nyamara singuriho, ahubwo ni uri muri nge. Iyo ubimweguriye aragushyigikira. Bampa umwanya, nasomye muri Yohana ibice 9:4, hari ijambo rivuga nkwiye gukora umurimo wantumye hakiri ku manywa. Vuga ku murimo w'Imana. Ndangiza nsoza avuga ngo ni bande bataye umurimo bakeneye gusubira ku murimo. 1/2 cya stade kiri hano. Umushumba atanze amatangazo aravuga ngo uburyo Boniface atubwiye Yesu ku munsi wa mbere, ntabwo ararara aho abandi batumirwa barara. Yesu yakuraza aho abandi batarara. Yesu yakwicaza aho abandi baticara. Yesu yakugaburira ibyo abandi batarya. Yesu afite kuguha icyubahiro isi gatangara. Barangije bavuze ngo rero no gushaka umuntu ukomeye mw'iri torero w'umukire akaba ari we wakira Boniface cyumweru cyose. Bazana umukire kurenza abandi ngo uzamarana icyumweru. Yaranjyana ngejeje iwe, nsanga afite inzu ifite nive 3, ancisha muri nivo yo hasi arambwira ngo hano hasi ni amadepo n'amagaraje n'amastoke mbikamo ibintu. Tugeze muri nivo ya 2 arambwira ngo muri 2 niho nge na madamu n'abana tuba. Turi kuzamuka tujya muri 3, nibuka mu cyaro kwa nyogokuru ahantu twabaga mu nzu y'ibyatsi. Ndavuga ariko Yesu udatinya gukura umuntu mu byatsi ngo amugeze muri etage. Uyu Yesu atanga icyubahiro. Tugeze muri 3 hejuru tuhasanga inzu nziza cyane irimo intebe n'indabyo. Umva ijambo yambwiriyemo ryanyishe ryanje kumvamo. Yarambwiye ngo hano muri 3 naho njya nakirira abanyacyubahiro nkawe. Abanyacyubahiro nkanjye. Bita nibuka ko Yohana yanditse 15:7 aravuga ngo nimuguma muri nge, amagambo yanjye akaguma muri mwe, musabe icyo mushaka cyose muzagihabwa. Haleluya. Arambwira ngo rongo aha ni wawe urahamara icyumweru, uwo hano ni wawe muri 3. Aranje arambwira ngo ngiye gusubira iwanjye muri 2. Ibyo uzakenera byose dore ngibi hano. Akabati uri kubona karimo ibikoresho by'isuku, firigo uri kubona irimo ji n'imbuto z'amoko yose, iruhande hari telefoni ya fixi ni pasi ihari. Ibyo uzakenera byose. Ndi kuvuga icyubahiro cy'abantu bafite Yesu. Aranje arambwira ngo rero nujye udukenera uzajya duhamagara kuri ya telefone, imodoka izajya igutwara mu giterane wayibonye. Aramanuka agiye muri 2, ageze nko kuri escalier, numva garutse inyuma arakomanza ati buretse kuryama. Ndakingura. Arambwira ngo nayo ngiye ntakweretse douche urakarabiramo. Ati douche ruhande rw'icyumba uraryama muri ya muryango nujya muri douche. Nukenera kujya kwinjira koga, mbere yo kwinjira urareba hejuru y'urugi hari buto 2, ibuto y'umweru n'iy'umutuku. Nushaka koga konje urakanda umweru, nushaka koga shyushye ukanda umutuku. Njya gufata isume vuba ntarabyibagirwa. Uriya Yesu shaka kubabwira ko Yesu agomba kuba muri mwe. Yesu atanga icyubahiro. Naragiye mfata isume vuba ndavuga ndoga ko ashyushye numve nkanda ku mutuku. Ngezemo ndakingura ndafungura amazi ntege ibitugu haza amazi y'akazu yaza ashyushye bita nkupa. Nibuka mu cyaro nkarabira mu mbegeti mwe ntago muziza. Ariko hashimwe Yesu ahantu atugejeje. Hano Yesu atanga icyubahiro. Narafunguye ndongera ndafunga nsubira n'inyuma gukanda ku mweru ngo numve no kwakonje ukuntu ameze nayo ndaza. Ariko muri mwe nta bantu bibutse, ntago muri bakuru cyane, ariko abakuru bari hano bibuka dukarabira inyuma y'inzu, nta dushi ihari.
ugacunga abantu bamaze gutaha ukajya inyuma y'inzu nta korotire. Haleluya! Mu buzima ari byiza tubona tukabifata nk'ibisanzwe, rimwe na rimwe tukumva ko byari bikwiye no kubaho, nyamara burya hari Imana isumba byose bikora, yitwa Uwiteka Nyiringabo, ashimwe. Amaso yacu yabonye, amatwi yacu yumvise byinshi, intambwe zacu yazaguriye kumukorera, ibyo akora n'imbaba agira nibyo bituma imbere ye niho hari byose twifuza. Uwiteka ashimwe. Tumuramburire amaboko. Haleluya! Ashimwe! Yaratwambitse, ashimwe! Yaratugaburiye, ashimwe! Yaduhaye abana, ashimwe! Yaduhaye urusengero, ashimwe! Haleluya! Ashimwe! Tugira dutya, ashimwe! Haleluya! Atanga icyubahiro, ashimwe. Yesu araryoshye, Yesu araryoshye. Muvuga ngo amen. Se namwe yabahaye dushe musigaye mukarabira mu nzu? Yego. Tumuramburire amaboko Yesu. Haleluya! Yamba musuhuke nkamenya kuririmba amandirimbo ariko ijwi ryarapfuye kubera kuvuga ubutumwa. Mubwira abantu iby'ijuru, iby'ururutse imitima, muvuge ko bahiriwe, muvuge ubundi buzima, abafite imvune tubasindagize, duhungire ku ibendera ryibasha kuturengera. Hari ubuzima muri Yesu, hari ubuzima. Nashaka kuvuga ko muri Yesu hari ubuzima. Muri Yesu hari iki? Hari ubuzima. Narindi kubabwira ngo abantu bafite Yesu muri we barubahwa. Ndagira ngo dusenge iki cyubahiro Yesu atanga, ariko Yesu ni mwiza. Muvuga ngo amen. Yesu yaduhaye icyubahiro. Asifiwe, asifiwe, haleluya, asifiwe, haleluya. Narakarabye, Yesu aradukarabije we. Narakarabye, mva muri ya dushe njya muri shambure banteguriye kuryama. Ngeze muri shambure kuryama sangamo igitanda kimbera ikibazo. Baragishashe ntibashyiraho umusego, nyoberwa hepfo, nyoberwa no haruguru. Ariko Yesu azaturyamisha neza we. Nibajijeho ndashyira umutwe ndahayoberwa. Nasuwe n'ijwi rirambwira ngo bagusigiye telefone, bakubwira ko ikibazo cyose uragira urahamagara bakagufasha. Ijwi rirambwira ngo genda uhamagare uvuge ko wabuze aho ushyira umutwe. Ngenda ngiye gukompoza telefone, numva irindi jwi rivugiye muri njye. Hari irindi jwi rijya rituma tudakorwa n'isoni. Yesu uri muri twa turinda gukorwa n'isoni. Ijwi rirambwira ngo genda ushyiraho umutwe aho ubonye. Yesu aturinda gukorwa n'isoni. Yesu ajya turinda gukorwa n'isoni. Hagiye umutwe mushyira
ngarutse nsanga bashashe umutwe mushyiraho mbonye iminsi 7 irashira nditahira. Muri mwebwe sibye ko mwagiye muvukira mu mujyi, ko kera twaryamaga ku rutara mu cyaro. Urutara ntago muruzi, urutara ntago muzi urutara, twaryama ku rutara. None Imana yaduhaye aho kuryama. Yesu uri muri twe yaturyamisha neza. Yesu uri muri twe ntacyo twamuburana. Ndagira ngo munyemere rero, narinje kubabwira ngo mubeho ubuzima uyobowe na Yesu uri muri mwebwe. Mwirinde kuyoborwa n'amarangamutima, mwirinde kuyoborwa n'amafaranga ageraho agashira, mwirinde ubuzima bwanyu mureke kubuha abantu. Ugasanga umuntu wamuhaye ubuzima bwawe agukoresha nka telekomande, ariko Yesu ugutunze yagushaka akakubura. Ndagira ngo tubwire Yesu ko dushaka akaba muri twe, agakorera muri twe, akagendera muri twe, akavugira muri twe. I Kigali bazanye systeme muri gare za Nyabugogo no mu mujyi zo guhagarara ku mirongo nimugoroba, abantu bagiye kujya mu modoka. Kubera ubwinshi bw'abantu banze ko abantu bajye barwanira ku mirongo ku modoka, none bazanye systeme yo gushyira abantu ku murongo. Ubyibushye ku murongo, unanutse ku murongo, utaha iwawe ku murongo, ukodesha ku murongo. Hari igihe uhagarara ku murongo ukabura imodoka. Nigaga nijoro ntashye mvuye ku ishuri, imodoka inyuzurira aho natahaga i Nyamirambo, mpagaze ku murongo ari ngiye imodoka igiye kugeraho ngo ninjire. Inyuma y'umurongo uherera haturuka umugore utwite. Ndi kuvuga ku cyubahiro cy'abantu bafite Yesu. Twagereranije n'umugore utwite. Ubwo aturuka inyuma y'abantu bose, araza mbona mpagaze imbere, mukora ku bitugu ntese mama uri umunyarwanda. Arambaza ngo kubera iki mbaje iki kibazo. Ese amategeko yo muri gare ntoyazi? Iyo utambuka ku bantu bangana batya ukaza guhagarara imbere yanjye, ntundamukije, ntumbwiye niba wihuta, uvuye guhagarara gusa, amategeko ya hano urayazi? Arangije arahindukira araseka arandeba, arambwira ati ariko se wombajije icyo kibazo uri umunyarwanda? Ntindiwe. Arambwira ngo niba uriwe ushobora kuba uje muri iki gihugu vuba. Urarebye ubona ndinjiji ku buryo nje guhagarara imbere yawe ndafite impamvu yahampagaritse. Reba hano, abantu bafite Yesu bafite aho bahagarara abandi badahagarara, bafite aho bicara abandi baticara. Ndabingingira kwakira Yesu akaba muri mwe. Nta byinshi uzisobanura, uri muri wowe azagusobanura. Ntabwo tugomba kuba mu bantu bo mu kigare basenga ibyo tutazi. Yesu tujye tumusenga tuzi ko atanga icyubahiro. Muharanire kwakira Yesu, icyubahiro azakibahereza. Mushumba ngwino dusengere dusoze. Yesu abahereza umugisha mu izina rya Yesu. Amen, amen, amen. Yesu ni mwiza, Yesu araryoshe. Zamura ikiganza dusengane nawe, usenge wumva ko Yesu ari muri wowe. Data turagushimiye mu izina rya Yesu, tugushize hejuru Mana. Ba muri twe ugwije imbaraga, muri wowe urivugira. Abari muri wowe nta tuzamwara, abari muri wowe nta soni, abari muri wowe ntituzakorwa n'isoni. Abagufite bafite byose, abagufite bafite byose Mwana. Muri wowe harimo icyubahiro, muri wowe nta gukorwa n'isoni, muri wowe harimo imbaraga, muri wowe harimo ubuzima. Tugufite dufite byose. Reka dutungwe nawe, reka tuyoborwe nawe, reka turindwe nawe, reka turwanirirwe nawe. Ni wowe uri muri twe. Reka duhinduke, duhinduke, duhindurwe nawe, twubakwe nawe. Si twe turiho, ahubwo ni wowe uri muri Kristo, ahubwo ni wowe uri muri twebwe. Kristo uri muri twebwe, niyo mpamvu turiho. Niko Pawulo yavuze. Natwe turagushimira uyu mugoroba kubw'ijambo ryawe twumvise. Abazamuye ikiganza bose Mwana, reka imbaraga zawe z'ijambo ryawe zihindura ibintu muri twe, zibashe gusohoza. Udusohoreze Mwana, uturwanirire Mwana, duhindurwe nawe, duhindurwe nawe. Uduhe kugira ibyo turarikira kandi byiza byerekana kuko hari ibyo twasize. Duhindurwe nawe Mwami Yesu, turagushimiye. Umugisha buri wese, umugisha umukozi wawe, umugisha uri kuririmba, umugisha umugisha utubere igisubizo uyu mugoroba, kubera ko tugufite dufite byose. Icubahiro n'imbaraga bibi byawe none n'iteka ryose, mu izina rya Yesu Kristo, amen.
amen. Haleluya, haleluya. Yesu ashimwe cyane. Mureke duhugwe nk'ababyeyi, ariko tugere n'izo turarikira. Amen. Haleluya, haleluya, haleluya. Umuntu ushaka nigeze kuba ndi gusenga mu minsi ishize, haciyeho igihe gitoya, mpishurirwa Yesu. Ndangije guhishurirwa Yesu nsanga ntamufite. Abantu benshi ndababwira ngo mugende mwakire Yesu. Sinzi ukuntu icyo gihe nari ndi kumva atari Yesu wa wundi baza batubwira hano kuri batubwiriza. Ni Yesu wawe mubana, w'inkoramutima, w'umuvandimwe. Yesu ukamwakira nkuko umutwite. Hari ukuntu ngo umwana azavugana n'umubyeyi, hari ukuntu Yesu azatera utugeri mu nda, ukamwumva nyine, ukumva ese Yesu wanyu arakora? Yesu wanyu azatera imigeri? Ese iyo umwana atari gutera imigeri biba bimeze bite? Umwana aba yapfuye. Baza babwira umuntu ufite umwana utari gutera imigeri ngo yirukanke, niyo bibaye ngombwa bamukira